icyamamare, umunyabigwi, ahorana udushya twinshi n'udukoryo tutagira ingano. Bamwe mu muzi nka Pumba, abandi mu mwita Kasongo. V16 Turbo Engine, umwami w'umucaca, ariko izina rye bwite ni nyakubahwa Warthog, isatura. Uyu munsi ngiye kugusangiza ibyo utari uzi kuri iki cyamamare kigaruriye imitima ya benshi mu minsi ishize. Usibye kuba Kasongo ashobora kwiruka ku muvuduko wa kilometero 55 ku isaha mu byerekezo byose, azwiho gukata ikorosi ry'akataraboneka no guparika kinyuma, bimwe mukunze kwita reverse parking. Warthog yibera mu myobo atacukuye kuko atabibonera umwanya, kandi agira amatwi yumva cyane. Akenshi iyo yumvise ikintu giteje akaga, ntahubukira kwiruka, ahubwo arahagarara akumva neza amerekezo giherereyemo. Rimwe na rimwe anyuzamo akifisha kugira ngo umwanzi ntamenye aho aherereye. Nubwo akunda kwirira ibyatsi n'imbuto, iyo abonye akaboga nako ntakarebera izuba. Ubwirinzi bwe bushingiye ku menyo yakomeye nk'urutare, n'uruhu rwe rukanyaraye rudapfa gucika ibisebe. Amaso ye nicyo gice cy'umubiri kimutenguha kuko atareba neza, ariko ibyo ntibimubuza kwigirira icyizere kuko afite ubushobozi buhambaye bwo kumva, guhumurirwa no kwiruka. Aho ariho hose arangwa no kwiyumva, gukina imikino ya kiboyi hamwe n'ubushotoranyi bukabije. Inyamaswa zimubonamo ibya saa sita nk'intare, ingwe n'impyisi arazisuzugura akazikuba na zero. Rimwe na rimwe yari kumva nta morale, ajya kuzishakira ngo basiganwe, nubwo abazi neza ko nizimufata ziri bumumire bunguri. Kasongo agira ibitotsi byinshi, akagira amahane menshi, kandi ashobora kuba ahantu hataba amazi na make. Nubwo abagore ba Kasongo bakunda kuba hamwe, we yikundira kuba wenyine. Akaza kubareba ari uko ashaka kugira uko yigenza gusa. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe